Ndabasuhuje tugiye kuganira kuri update ya Pi Network twahawe. Ni update ijyanye n'intambwe ikomeye cyane Pi Network imaze gutera, intambwe ishobora kuba imwe mu zizahindura burundu uko abantu babona Pi, uko bayikoresha n'uko izubaka ejo hazaza h'ubukungu bwayo. Iyi update isanzwe yo kuvuga ngo hari app nshya cyangwa feature nshya, ni update ireba umutima wa Pi Network, KYC, mainnet migration n'uburyo bwo kwemeza umwirondoro w'abantu ku rwego rw'isi. Mu by'ukuri ibi nibyo byari byarazitiye Pi mu bwisanzure bwayo bwuzuye, kandi noneho turimo kubona uko iyo mbogamizi irimo gukurwaho buhoro buhoro mu buryo bwitondewe ariko bufite icyerekezo kirekire. Pi Network yatangaje ko yashyize hanze update ya tekinike ituma abantu babarirwa muri za miliyoni bashobora kurangiza mainnet migration, ikintu benshi bari barategereje imyaka myinshi. Kuri benshi, mainnet migration si amagambo gusa, ni igikorwa gisobanura ko Pi wacukuye atari imibare iri muri app gusa, ahubwo iba yinjiye muri ecosystem ya mainnet, aho ishobora gukoreshwa, aho ishobora gutangwaho agaciro mu buryo bwemewe. Ibi bivuze ko Pi iri kuva mu cyiciro cyo kugeragezwa igenda yinjira mu cyiciro cy'imikoreshereze ifatika ku rwego rw'isi. Icy'ingenzi kurushaho ni uko Pi Network yatangaje ko mu byumweru biri imbere hazabaho indi update izafungura abarenga 700,000 bari barafunzwe na systeme mu bijyanye no gukora KYC. Aba bantu bamaze igihe kirekire mu cyiciro cyo gutegereza, atari uko banze gukurikiza amabwiriza, ahubwo bitewe n'impamvu z'umutekano, compliance n'ibisabwa n'amategeko atandukanye mu bihugu bitandukanye. Pi Network yahisemo kudahubuka, ihitamo kubanza kugenzura no kubaka uburyo bushobora gukorana n'amategeko atandukanye ku isi hose. Ibi ni ibintu crypto nyinshi zananiwe, kuko kwihutira kujya ku masoko byagiye biganisha ku bibazo by'amategeko, gufungwa kw'imishinga cyangwa kubuzwa gukorera mu bihugu byinshi. Pi yo yahisemo inzira igoye ariko ifite icyerekezo kirekire, aricyo kubanza kubaka blockchain ifite identity y'abantu nyabo, aho buri konti ihagarariwe n'umuntu umwe wemejwe kandi ufitanye isano n'igihugu n'amategeko akigenga. Kugeza ubu Pi Network imaze kugera ku bapayiniya barenga miliyoni 16 bamaze kwimurirwa kuri mainnet. Iyi mibare ifite uburemere bukomeye cyane kuko ituma Pi iba imwe muri blockchain nini ku isi ifite abantu bemejwe imyirondoro yabo mu buryo bwuzuye. Aha niho Pi itandukanira n'izindi crypto nyinshi, aho ushobora kujya wallet amagana utazi uwo zibaruyeho. Muri Pi, intego ni ugushyiraho ubukungu bw'abantu nyabo, atari bots, atari abaskama, atari accounts z'impimbano. Ibi bigira ingaruka zikomeye ku mutekano, ku ikoreshwa no ku kwizerwa kwa ecosystem yose. Abantu benshi baribaza bati, kuki Pi ifungura bimwe mu byiciro ikabikora mu byiciro bitandukanye aho gufungura byose icyarimwe? Igisubizo kiri mu buhanga bwa tekinike Pi iri gukoresha. Hari abantu bataye KYC kubera impamvu zitandukanye, hari abari bakeneye andi masuzuma y'umutekano, hari abafite tentative KYC status igikeneye gusuzumwa, hari abari bakeneye ko konti zabo zibanza gushyirwaho ingamba z'umutekano mbere yo kwimurirwa kuri mainnet. Ibi byose ntibikemurwa na update imwe rusange. Buri kibazo gisaba solution yihariye, kode yihariye n'isuzuma ryimbitse kugira ngo Pi ireke abantu nyabo binjire ariko inafate abaskama n'abanyuranya n'amategeko. Iyo solution imaze gutunganywa no gushyirwa hanze. Itsinda ry'abantu ryari rifungiwe KYC kubera izo mpamvu rigiye guhita rifungurwa. Niyo mpamvu tubona ni blocking ikorwa mu byiciro bitewe n'uko izo technical solutions zigenda zirangira. Ikindi kintu gikomeye Pi Network yatangaje ni igeragezwa rya Palm Print Authentication muri KYC. Iyi ni imwe mu ntambwe zerekana uko Pi itareba KYC nk'igikorwa cyo kurangiza gusa, ahubwo nk'urwego rwagutse rw'umutekano na identity verification.
Palm Print Authentication igamije kwemeza ko umuntu ari muzima koko kandi ko ari we nyiri konti mu buryo butandukanye no kugaragaza isura. Ibi bifite akamaro kanini ku bantu bagiye basabwa face liveness checks inshuro nyinshi cyangwa bagasabwa kongera kwemeza imyirondoro yabo. Palm Print itanga amahitamo mashya kandi inagira inyungu mu bijyanye na privacy kuko itagaragaza isura y'umuntu. Mu gihe kiri imbere, uburyo bushobora no gukoreshwa mu kugarura konti, kurinda konti, guhindura passwords, two-factor authentication n'izindi ngamba z'umutekano. Iyi feature iri mu cyiciro cya beta. Izatangira igeragezwa ku itsinda rito ry'abapioneer hanyuma isuzumwe mbere yo kwagurwa. Ibi byerekana uburyo Pi Network ikora, ntishyira hanze ibintu yihuse, ahubwo ibanza kubigerageza, kubipima no kubikosora. Iyi nzira ishobora kugaragara nk'itinze ku bantu bashaka ibisubizo byihuse, ariko niyo ituma sisiteme ishobora kwihanganira abantu barenga miliyoni 100 ku rwego rw'isi nta kwangiza umutekano cyangwa ukutizerwa, byose bigakora mu buryo bigomba gukoramo kandi bikagera ku ntego nk'uko biba byateguwe na Pi Core Team. Ku bijyanye n'abakora KYC validation, Pi Network yatangaje ko gutanga ibihembo by'abavalidators bikomeje kugenda neza kandi biteganyijwe gushyirwa mu bikorwa mu gihembwe cya mbere cya 2026 mbere ya Werurwe. Ibihembo by'abavalidators si ibintu byoroshye gutanga kuko bisaba gusesengura data nini zakusanyijwe kuva mu mwaka wa 2021. Hari amamiliyoni y'akazi ka validation kakozwe mu byiciro bitandukanye bya KYC birimo beta, testing, bootstrapping na scaled phases. Ibi bisaba kubanza gusuzuma ubwoko bw'akazi, ireme ryakozwe, igihe kakozwe n'uburyo byakorewe kugira ngo ibihembo bitangwe mu buryo buboneye kandi buri mu butabera. Ikindi nuko system igomba kuba ishobora gutanga ibihembo ku bantu babarirwa muri za miliyoni, si ku bantu bake. Ibi bisaba architecture ikomeye cyangwa gahunda ikomeye na design ikomeye kugira ngo bikorwe, design ifite umutekano kandi ishobora gukora scaling nta makosa ajemo. Nanone kubera ko ibihembo bitangwa kuri mainnet blockchain, hagomba kwitabwaho cyane ku kubara neza, ku mutekano no kurinda ko habaho uburiganya. Ibi byose bisobanura impamvu Pi Network yafashe igihe kirekire ariko ikabiri kubaka system ishobora gukoreshwa inshuro nyinshi mu gihe kizaza. Iyo urebye izi updates zose hamwe ubona ko Pi Network iri mu cyiciro cy'ingenzi cyo kwagura ecosystem yayo. KYC, mainnet migration, authentication nshya na validator rewards si ibintu bitandukanye. Ni ibice bigize framework imwe igamije kubaka ubukungu bw'abantu nyabo bwizewe kandi bushobora gukorana n'amategeko y'isi. Pi Network ntishaka kuba crypto ikoreshwa mu bwihisho cyangwa mu kwihisha amategeko. Ishaka kuba igikoresho cy'ubukungu gishobora gukoreshwa mu bucuruzi, mu gutanga service no mu buzima bwa buri munsi. Kuba pioneer, ubutumwa ni bumwe. Niba utarakosora KYC cyangwa mainnet checklist, ni igihe cyo kubikora. Izi updates ziri gufungura amahirwe ku bantu benshi, ariko bisaba ko nawe ugira uruhare. Gutinda cyangwa kudakora KYC bishobora gutuma usigara inyuma mu gihe ecosystem igenda yinjira mu cyiciro gikurikira. Kubakora validation ni amahirwe yo gukomeza gutanga umusanzu mu kubaka Pi no kuzagororerwa mu buryo buboneye. Muri make, ibi Pi Network yatangaje si amagambo yo guhumuriza abantu, ni intambwe zifatika zerekana ko Pi iri kubaka blockchain ifite identity, ifite umutekano kandi ifite community nini kurusha izindi. Pi Network iri kwerekana ko ubukungu bushya butubakwa huti ahubwo bwubakwa n'abantu nyabo n'amategeko n'ikoranabuhanga rifite ishingiro.
niba hari ikintu kimwe twakura muri izi updates ni uko Pi Network irimo kwitegura ejo hazaza aho ubukungu bw'ikoranabuhanga buzaba bushingiye ku kwizera, kuri identity no kwikoreshwa rifatika, kandi abapioneer bari mu murongo wa mbere w'iyo mpinduka.